korera umubano nunyukisha utugere mawe numusubire kutugere kwawe ngewe ndumujwe nzwiyo nunkoreshe penalite oya mawe no hanwa no umukobwa akavuga ngo taramate ngo winyikisha umunyoho wingaragarisha ubwo busika bwawe korera umubano none se ko numvise uri muto ukaba watagiye kuzana uruhara Nurwa famiye, nurwa mu muryango. Akareka. Nubo buzima abutandukanye ubwo si. Waje ibijumba ukarenza isose y'imbwiza wowe ukaba kuzaje. Uzasaje impurage. Nawe urasetsa wa mugabo. Nukwihangana. Amyaka 100. Namyaka 100. Akareka. 40 sinabibonye se. Kuri Karembande. Kuki? Kuri Kabimbani narayibonye. 40. Ni ufite. Uko navuze 94. Ujye ukora anniversaire? Nariferi ngo waburi wakoresha nariferi uzi ko firate yamwe ngo reka tuguri inyama ntare kilo kinyama kiguzi 2000 ngavuga atese uzakijya iminsi ngahe wa mugore uri indara ariko we na Shaddyboo waga mu gituza ki cyasa kuba nabanza igitsina nkagishumikira kw'itako gikinyeganye igitsina cyanjye rega burya abagabo batandukanye n'abagore bagira imishonda myinshi cyane ubundi. Alright, ni Jalas official akakanya ndabasuje nizere ko mumeze neza cyane muri amahoro abatari amahoro namwe mwihangane. Ndi kumwe n'umugabo mukunda muri benshi cyane namanukiye mu majyepfo ahitwa mu Matyazo. Umugabo ndamubwirane twegere mu mujyi tuhagarare tuganireho gatoya. Muramuzi mumuzi muri benshi aramukunze. Iyo ugiye kwivuga bivuga ute muvandi? Yini urabona kujya ngo ngiye nivuge ariko sikago mwanyibwiye naje sinabibwiye ngiye nitwa Jalas vuga Jalas official Farati fito inde Farati fito Jalas official sosiyo inde sosiyo guti mukore subscribe kuri Jalas official mukore faragasa faredi kuri koroma sosiyo nakwibwiye uramenye ndakumenye nanjye ubu niba bakubwira bati wakoze ikiganiro nandi babwira ngo iki no sharamanzi fere sosiyo Jaramanzi Jalas official kuko nimba uri umwisilamu ahubwo navuga ko wenda ari salamariko okay ngaho twibwira hewe ubundi nanjye jewe banyita mwizina data na mama nyine mama mvana kubisika byiwa mbyara yanyise Eric mvana kubisika mbyara yanyise Eric kubisya nihe kuba agukwita amezi 9 kubise noneho yanyise Eric ariko rero nari narabatizwa ngo nongeraho irindi ngo banyo noneho ndi pasito ndabari urishiriraho ariko kandi kagatarama kubera ya telefone nini yandi ngana guca smartphone bita Samusundi Samusundi smartphone yitwa Samusundi Samusundi ni bitelefone nyine binini washiramo mu miriswandi washiramo mu miriswandi ukaba wagura mibya byayiti kuri Samusundi washizemo mu miriswandi ukaba wareba ku mbaraga mbuda kuri Facebook kuri giterenefe kabisa narigenje iki kiganiro noneho ngo ukareba kuri Facebook kumbaraga mbuda vuga imbuga nkoranyambaga imbuda y'imbaraga mbada social media good morning vuga social media good morning oya gose good morning abakubwe mu cyongereza nyine ubwo nkuko abakubwiye ngo none se byaje kunyana gute urumva Samusundi ni ikintu cyamenyekanye cyane kuko ni telefone uvuga nabi kandi ni Samsung go nyine ugura mu hariko nujye ngo iyo ngiyo ibiri mu hejuru cyane hamwe igura amafaranga menshi cyane
ari nka Disney fuga torovesi wa satiwiti 200 300. Ayo nangahe? Disney fuga torovesi wa satiwiti 300. Kwemuka byikokora ubundi udafite ya modoka ya barado. Ago kuyigura ni kuri manifashe. Numvise ufite amakuru y'ukuntu wavutse no kubise byose. Uzi tariki wavukiyeho? Niye? Cyo navutse abantu navuke muri Gicurate abantu bakunda kurwara ibicurate mu mazuru. Mu kwezi? Gicurate muri Gicurate. Abantu no muri Gicurate bari barwa nyine hari ahantu imvura irimo kugwa abantu bakunda kurwara imishonda mu mubiri wabo nyine. None se bro, none se ntabwo wigeze umenya kuvuga neza kurumva ikintu gituma abantu bavuga bati uvuga utuntu nuko nyine ukuntu bivuga. Ntabwo wigeze umenya kuvuga neza wenda ngo bihinduke cyaba byatewe n'iki kugira ngo uvuga amagambo atameze neza gutyo. Feregitation ndagusubiza aho hantu gose haroroheje. Je urabona mama akimara kumvana kubiska ambyaye. Ubwo abandi babafata bakabakuraho bagafata ururimi bagakuramo ibyo bita amavata ariko nagari ivata nkuko Yesu bamubandika ruvata n'ubyumve nabi. Reka reka. Ubwo rero we yararimo kuribwa nyine papa nyana wari uhari yari yagiye kwicira nawe cyo kugira ngo abone ko yabona kabunda yo kumuzanira. Noneho rero kabunda yo kuzana kugira ngo mama wanje abashe kurare. Aje rero mama wanje asanga umwana nyine yamubyaye nyine yavuye kubisika byiwe nyine nuko umwana agwo gukora mu kanwa ibyo hari byo mbasha kuvuga nkabifata neza. Nk'ubu ngo harimo beshi bavuga ngo bazaskwezwerana na firate nyine na firate fiance ngo bazagira ute bazaskwezwerana na firate. Ariko twageze hano n'ubundi urambwira ngo narinzi ko ngo hano ngo bahasezerane. Nagize ngo ni kwa pasitondo kuko nabonaga hari umuntu wazanye yanuza ya divandi n'imigati navuga ati ese ubu nurongeye guswezwerana uyu mukobwa none agiye kuswezwerana tutabanye kuri kubibaza ababyeyi bacu. Ubwo numva hari umuntu wabaye imigati yahise abizana kwagiye ndavuga ati bahita nuko itabankubira navava natarabana no kubaza n'uwarunzanye ngo mubaze answezwerane ku ngufu. Avuga ngo reka kandi ufite madamu. Ariko none se madamu mwakundanye gute? Isa nk'utubwira inkuru yawe yo guteretana na madamu kugira twihute tuze no kugira aho ubundi kugira ngo firate wanje ngewe nago byangoye cyane ko mwe umuntu avuga ngo agiye kwa data bukwe kwa nyoko bukwe tekada. Yarambajije ngo ufite imyaka ingahe? Ntamubwa ati ngewe navutse muri 94. 94 buryo uri na muto. Arambaza ambazeje ko ndamubwa ati navuze 94 yumva ko atubwo se ufite imyaka ingahe kugira ngo nyine batazadufunga bumva ko dufite imyaka ikuze. Ejo bukuru kuba kwaskwezwa tukanishindirwa na turi babiri nta kibazo. Ndamubwa ati nge navutse 94 ambajije imyaka ndamubwa ati ngo ndakuze nyine mfite imyaka 44. 94 ukaba ufite imyaka 44. No suru ari ngaho urumva waba ufite ingahe ari ngaho? Hari ngawe oya ari ngaho urumva waba ufite ingahe? Nyavutse 94. Ndukumva ufite 27. Shene shefa reka. Yero ni nuzana kopi ndanda muntu na mitube kopi ndanda muntu na mitubera mbifite. Hari nabifite mu none barambaje. None se byo ngibyo umuntu ufite 27 bizaba bifite? Aba yaravutse imburagihe. Gabyita kwiyemera. Reka. Ufite 44. Kuko navutse muri 94. Muri Gicurate. Abantu muri Gicurate nyine ni ukwezi kuba ari kubi. Abantu barwara imishonda. Amazuru yarafobaganye kubera ibicurate. Ukabona umuntu ukabona n'umukecuru kandi ari inyumi kubera nyine bese cyo gihe n'inuba zibaze kubita cyane kubera nyine imiyaga biri hari imvura inuba izo ngo ninki inuba zo hejuru ni inuba zikubita imiyaga
ikiganiro mvuye muri cyo ngomerejeho biratandukanye. Inuba ni inuba ubundi ibyo Yesu ko ari Imana yayiremye kandi nta muntu wayiremye mu isi. Nose yayiremeye bajya kugira kuvuga ibishego. Yayiremeye igihe yaremaga Adamu na Eva. Nande? Adamu na Eva. Okay. Adamu na Eva nuzi ko aribo nibo babanje kujya kuri icyaha bakoze sura kizi. Icyaha Adamu na Eva sibo badute kugira inda nini se. None se batajya kubikora ngo Imana iba yarababujije tuba karafu rero nawe urasetse ngo bari urubuto. Ntago ari urubuto ni igihaza cya nyiranuba. Cyo mpamvu ubona inkuba zirwa zikubitagura ni igihaza. Ubu urabona Imana ubundi yarababwiye ati Adamu na Eva ndabaremye bashize ndabaremye kandi ubwo mbaremye mujya igabura ngomba kubaha. Barangije barya igihaza. Mwakuru ubona umuntu bafata igishushanyo bakagipoma. Iyo muri Bibiliya usomye ahantu handitse ngo urubuto cyangwa bakagusomera uba wumva urubuto bari yari nkuruye. Urubuto rero ukuvuga uzasome nimba warize ibintu bya tokonoloji. Nimba warize ibintu bya tokonoloji. Ukaba warize torotome ukaba warize ufite presifita yawe. Tega amakuru ngusobanurire. Na diplome. Tega amakuru ngusobanurire. Urabona uzasome muri Hasandi mu murongo wa 345 muri Matayo. Uzarebe aho handitse ngo haranditse ngo Imana ijya gusunda Adamu na Eva. Yarababwiye ngo nimuzajye duriya rubuto ndarubabujije. Nibwo bavuga ati ndarubabujije mu izina rya Yesu. Yesu yawe Yesu. Nibwo wumva bavuga bicamaniye nawe Yesu amurema. Abase uri Samusundi pe. Amaze kuno windogera ngo sobanure. Sinkurojoye. Windogera. Noneho Imana yisubirirayo irigenderera. Babwa ati good narity ari naho bakureho ziranjongereza nyine. Yego. Ti good narity ndayate kandi numumva bare numuzaruge. Imana irigendera. Kumwe nibo mpamvu ubona umugabo ava kwicundi hagashyanga umugore yashurufunde kwa munyaburusegereza yashyize mu kabya arimo arakaranga. Ukwibajyano yabivanye wowe bikakuyobera. Naho byaturutse. Imana rero Satani ngo kandi nawe ngo yari umukozi Imana ni umuntu nawe Imana yaremye. Satani yaraje. Ibaza mbese mwiriwe timwiriwe. Asaga meva ameze nk'umugore uri kubisa yakakaye bya hatari. Evera ameze nk'umugore uri kubisa. Uri kubisa yakakaye mukagomba nzware humagaye. Ese meva amakuru imeze ko mbona zimwe yakakaye mukagomba nzware ngabambona humye byagenze gute. Ndeka dore twishwe n'inzara nyine. Ubwo Adamu nawe byari bimuyobeye aritembe avuga tureka ahangaha numve ko hakora imbe niramburira amaguru natavaho ngupfira. Ariyo mpamvu ubona abagore bagira gupfa k'umugore bisaba iminsi nka 68. bagira imigongo ikomeye ibi ari nyine ikomeye bya hatari. Ngo ibyo bintu ujye bishingiraho madamu ukamukorera ibyamfura mbi uvuga ngo afite umugongo ukomeye. Muhata amamesa. Burya amamesa tukuza mu nda. Burya amataranda atuma umuntu abyibuha agashushumanda ariko burya amamesa yongera amaraso adasanga amaraso. Ni meza cyane burya amamesa. Okay. So reka nzi ahandi bese kutubwira iyo story ya Adamu na Eva. Nageze kubona uri kuganira na Irene muri Ndahabi. Ni mushuti wanjye twaranakoranye mbona ari kukubaza kuri Shaddyboo. Waje kumubona byaje kurangira gute? Ese smartphone waje kuyitunga ko nabonye nicyo kiganiro abantu benshi bakunda kukubazaho. Smartphone ngewe nayo bamaye ahubwo haramwe ngo nivuga uko ngo bamaye smartphone kandi bari bayimaye iyo telefone ngo ya Samusundi nyine bayita mu smartphone nyine barangije bahita bayitwara barayisubira. None so uwo Shaddyboo yakubazaga waje kumubona? Shaddyboo numva ngo ni umukobwa mwiza nimba yaravutse nimba ari Bikira Mariya wamwibyariye sinzi uwo muntu uko ameze.
sindanamubona ngo ndebe n'ishusho yiwe na copy sindanayibona kuri televiziyo y'u Rwanda. Nose Irene se yari yamukweretse cyagiye bamunyereka kuri telefone ariko guteka ku maso ku yandi tubonanye nkareba ko kuyosamo yakabara huye aramusoma wewe wahita ukora iki witwa yakabara huye aramusoma wewe muhuye na Shaddyboo wahita ukora iki ngo nuko mu gituza cyiwe ubwo urumva wowe urumva ari nkabo so kwitubura ubwenge ubwo ari nkabo urumva utore nuko itubura ubwo urumva uciye inyuma madamu aya cyangwa ku mukobwa mwiza ntaribi uyu mukobwa mwiza kereka ushuratura gushuratura ushurashura uri indara ariko we na Shaddyboo waba mu gituza ki cyasa kuba nabanza igitsina nkagishumikira kw'itako ikinyeganyeza igitsina cyanjye rega burya abagabo batandukanye n'abagore bagira imishonda myinshi cyane ubundi wakizirikira kw'itako ugashyiraho ikariso y'icyuma oya ntabwo wayumvishe ko amaji yayiririmbye irahenda iriya iyo wakwambara mushitofa enye ntabwo yakwishibura igitsina cyakwishibura gute kimwe ntabwo cyakunda narabibonye ujya ukurikirana umuziki wo mu Rwanda se hari abahanzi uzi hano mu Rwanda nyine wowe uzi mu mutwe iyo nabonye niyo muri 78 nimba ari muri 78 ya yindi nabonye ariko ni kera cyane ni kera ya yindi yari iri kuri noza nari hetinge bayinyuza kuri televiziyo cyane bya atari radio set radio banyinyuzaho ya yindi korera umubano nunyukisha utugere mawe numusubire kutugere kwawe ngewe ndumujwe nzwiyo nunkoreshe penalite oya mawe no hanwa no umukobwa akavuga ngo taramate ngo unyikisha umunyoho ingaragarisha ubwo busika bwawe korera umubano iyo niyo nabashije kubona avuga ati umugore w'umubanye avuye winyicisha utujede arimo ngo unyikisha umunyoho utujede uratuzi utugere naratubonye nutuhe ariko nze ko nabonye n'amajera atwiriramo agwavugire ko nabibonye abona n'amajera barimo reka narabyitegereje neza nta majera barimo ngewe none se ko numvise uri muto ukaba watagiye kuzana uruhara n'urwa famiye n'urwa mu muryango akareka n'ubuzima buba butandukanye ubwo si wajya ibijumba ukarenzaho isose y'imbwija wowe ukaba uzasabye imburage nawe urasetsa wa mugabo ni ukwihangana nta myaka 100 nta myaka 100 akareka ariko igikwe waragikoze igikwe byarahendaga ibihu by'inka byaraye ko babiyerekaga ku bishyimbo bakajya nyine ukabona umusore arakomeye n'umusore w'ikige kubera vitamine aba yariye nibamuga ati korera ingunguru y'amazi ayikorere reka yayishoboza iki kandi atohagiye birako byakura uriyo mpamvu uvuga ngo nta myaka 100 urabona bambara muri za 70 kandi ndacyari isongi ndacyari isongi imyaka 70 ingahe ifite 26 n'irindwi oya 44 sinabibonye se kuri karembande kuri kabimbani narayibonye 44 niyo ufite uko navuze 94 ujya ukora anniversaire na riferi ngo waburi wakoresha riferi uzi ko firate yamwe ngo reka tugura inyama ntare kilo cy'inyama kiguzi 2000 ngavuga ati ese uzakijya iminsi ngahe wa mugore nturakora anniversaire na rimwe reka ubu nturakata keke uba gusiga bya bintu basiga abantu kuri anniversaire bakuririmbira birakereka ubundi biriya rero kubikora nkatwe bo mu miryango ndekereze wenda no muri za kavukire ugiye kubikora amafaranga ni wayabona ubwo se waba ufite nk'ibihumbi 10 cyangwa 6 uvuga ati haravamo ibiro 7 bya kabunda uzabigira icyumweru cyose ukajya kugura ngo ujye gukora anniversaire ujye gukora anniversaire ngo ishabukuru se kwizwi n'Imana yakuremye ubundi bwo birakoshe reka cyakora bura
iyo ukoze ishano buriya ari nko ku cyumweru hari n'abantu bavuga ngo umwaka urarangiye se ubibwirwa n'iki bundi isi irahinduka tenda shaka kuzaba wowe ntago ujya bya bintu bya bonane ntago biba bikureba wowe ubona iminsi mikuru na Noheli hano ukubeshya none se umunsi mukuru umenya ko wahindutse gute ni ikibazo ni ikibazo